urabizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. Cyana kimeze nk'impuzu kimwe nko wigare cya Fabrice. Uzi ibintu cyamukoreye cyamucishira kabona amaguru pe Fabrice umugabo arataganga rwose agenda amaguru atakura. Hari Fabrice utaranja cyana gito oya cyamwikorera cyo ramurinde kwa rwose aganga rwose ndavuga nanga cyane cyamuzurutse imbwa sha cyane gifite n'imbaraga nimara kuriye gifata umuntu umugabo none imbarisi kandi none hari sera maragarise mareba Yesashimwe Yesashimwe na munagane toka hapo mani kwa baba kale pastor Yesashimwe mimi kwambia sema mimi Muislamu mimi ukiniona mimi unajua mimi ni Muislamu unasema asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ese ni biki asoja ngo saba bisilamu hata abayisilamu nubwo usuzugwa Imana data ishobora byose none sinimo Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uramuzi foka satani uzika amafuti yawe ko ushwana n'abantu uhuje na cya kigabo mugendana nikiye kigabo rugabo urukozi w'Imana uraruguse yarambabaje cyane papa Rusaro ya njama nzindutse se cyane njama nzindutse cya gisaza mugendana cyo gishuti cyawe ni ikinyamafuti nkawe mwese ntimwumva yakugize ati uzi ibintu yankoze do haragasana yimaranye iminsi keza cyane ka original niwe nayiguze nawe yewe warayimpaye mwishura amafaranga yanjye abakristo bawe bampaye banshimiye umukobwa agiye kurambura na jara yinyatse yambaye isaha yibye ndimwishura amafaranga wayiguza aragaze nayiguze rwose namuye amafaranga pastor nawe uraga pastor reka nkubwire nagurisha pastor nagurisha uyu pastor gani pastor wakinyege narabeshya bana pastor wowe ngenda besha wowe toka satani wowe Imana kubabarira rwose mani na saideni none ubwo ngenda besha gute wese urisha ngenderekwa ndasenga we ni umunyamahanga abantu mugisha niwe munyamahanga wa mbere nabonye muri no quartier. Imana kubabarira Imana ngabana uribuka nkusanga kwa mama Rusaro mwagaze imbere y'umuryango nje kwibindira ibyana byaho byo kwiteretera kumbe nawe waje gutereta utangira gufurekwa wifureshwa. Imana kubabarira ntoretse toka satani wowe satani mwahuriye ngo he nyabyibuke neza tekereza urabyibuka Rusaro yibuke nagusanze ari ku manywa ku gicamunsi uhagaze n'amakote wibyimbije Rusaro sinagize ubuka neza magusanga ku manywa Rusaro Yesashimwe marewa Yesashimwe nabona gane Yesashimwe Yesashimwe hapa Yesu ni umwami Yesu ni umwami misi yo mukristo bana ngari asura yake Yesu yaradupfiriye adupfira ku musaraba amaraso niyo yogeje ibyaha mambo yako hapo wewe ibyaha byinshi ndakuyamye kandi pasteur buri muzi guhagara imbere y'ingo z'abantu utubuza kwiteretera kwiri ibyaha kuza kwihana wewe wachapari ni uzaze mu rusengero musengere mimi sio mkristo mimi nakwambia kwa Waislamu wanasema hivi Allahu akbar kuli Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad unajua binasema nini wewe ibyo se bisobanuye iki baravuga ngo yemwe mwabembera mana mwemere ko Imana imwe rukumbi ndetse ni mwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam unavyoye iryo ntaga ari isengesho sikia wowe isengesho ravuga ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwawe bwawe buze icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru yari bitu ya urofo bwa migani sasa hakuna mfarume hapa kwihana bisako ndimo kumva imbere mu byango ni bisako ibintu by'amadini bare rimwe kabiri gatatu mwavuye aha ngaha ako sheri ubu kwiriye kuza hano uvuga gutyo koko sheri wawe nde narakwiyamye nakubwiye nundi munsi ntuzongere sweetheart kwa karibuni bwana ndetse sheri wawe toka mimi sheri wangu mimi nakupenda wewe mjinga wewe unaona sheri yangu hapo twende basi niko nakusubiri reba abandi bana koko abandi bana ibiki bari romantique Kama tudanganya bana nyinyi sisi tusha batambua mimi sikuna nidanganya tu ni pasteur gani mu pasteur utereta pasteur gani wewe sikuna danganya watu hapa alafu leo nataka pesa zangu yahuzo nini ni kutwanga izajetri warama amafaranga ya kitoma ibyeri zunduragura ibyeri mwe genda mata ni ibintu byose wambwira ruriya mwana ntabwo nabyemera ariko reka nze nkubwire uriya mwana ndamuzi neza urumva ibintu mwirwe muvuga uriya mwana ndamuzi neza nta kintu yambeshya ndamuzi neza cyane uramuzi koko ubwo se umuzi hiki nubwo umubona ari mugufi yakuriye
uriya mwana afite imyaka myinshi, tekereza umwana ureshya kuri ufite imyaka 20 ariko none wari muravuga ngo uramuzi, tekereza umwana urifata akajya guhengeza umuntu ugiye muri toilette. Hagufata umengereza kurenje kuyagara ubundi wowe wararizwe yose nuko warezwe. Uwo mwana urumva ibitekerezo n'ubwenge afite. Noneho babimubajije umwana aragenda arahakana aratsemba neza. Yamanze hari ibintu maze kurambirwa. Uyu mwana agomba gutaha. Umwana utagira uburere wagira ngo yarorowe. Utinye kundungurukira umwana. Akuna murungurutse Utamurunguruka se. nayo nigeze ndunguruka yamurunguruka siturangana Kabimenye ko mutangana. yarani narungurutse aratsemba ngo ntabyo yigeze akora kandi bamwifatiye yabikoze. ariko reka nze mwumubwire uriya mwana ibintu yikora reka ajye anabibakora n'ubundi nimwe mu byitera urumva ubundi ibintu ubona cyose bikora reka babikore baba bafite ikibibatera ariko shaho mudugudu noneho mushyashya uriho ukuntu ameze araje abakosora ibintu bikoze ibibazo byanga muri ikaritiye uriya mudugudu araje abyirukanke mu nta na kimwe kizasigara urumva. Pastor, ndakumva mare. sikutaki kuone mwanamke anaishi kwa Papa Rosaro. Mwizina rya Yesu nshaka iki? Mwizina rya Yesu. Simushaka umukobwa kwa Rosaro. Ese uri umukobwa uri kumumbuza nuwaso nuwanyoko. Nushaka iki? Mare simushaka. Ni sikutaki pale. Mare uri kumva sikutaki pale. Sikutaki pale. Njya mukobwa ndamukunda ibyo wakora ndamukunda cyane rwose. Mbakubwira ibyanyu. Uri kunsindagira cyane. Sinwinginga. Sikutaki simushaka kwa Papa kwa Rosaro. Ese na Yesu ndekariko. Ndamukunda giye rwose. Toka sitani. Yewe. Mare wawe. Mana datayo mu ijuru. N'izina rya Yesu. Ndakwinginze mare umunkure mu nzozi. Izi ni majizo umukara rwose. Yewe mare we yaranyishe. Mare we yaranyishe we yaranize neza bya birangiye. Yaba atari inzozi nari impfuye we. Ese shimwe Papa Rusa. Umuki? Ese shimwe. Ariko padi ubwo padi. Pasite, vugira ubwo Imana ishimwe. Urumva kuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo tujye dusingiza Imana. Dusenge 5 ku munsi. Dushimira Imana. Uravuga ngo Yesu ashimwe. 5 kankubaza. Uzi twebwe abarokore. Uzi inshuro dusenga. Twe dusenga inshuro nyinshi cyane. None zo kenshi cyane gashoboka urumva harimo 5 ku munsi. Ntabwo ari inshuro 5 ariko nyine ibyo dukoze byose ibyo dutekereje byose turasenga gusa ubwo urumva abasenga cyane ari bande. Umva nkubwire pastor urumva twebwe amasengesho ni saa 6 saa 9 saa 12 saa 1 no mu gitondo kare 5 ku munsi urumva noneho ayo masaha imaze gusenga ibindi biharira kujya gukorera ubuzima bwawe nanagushakaga usibye n'ibyo ngibyo rwose tujyarabashaka ndifuza ko hari akantu wamfasha kano keza cyane rwose wankorera kuri ya mpano yawe urazi impano ufite yo kuririmba ucuranga ukoresha bya bikoresho byawe impano yo kuririmba impano ndayigendana ni nk'uko uzi za ndirimbo mujya muririmo zakagendana agakiza k'Imana impano yanjye impano ndayigendana ko tuzakagendana agakiza k'Imana tujye tugahorana kare pastor ntacyo mbwira ibyo wambwiraga ubundi iki cyane nagushakiraga nashaka kuriya kuntu uzi kuririmba nabyo bicurangisho byawe yego uzaze mu rusengero yego uririmbira abakristo bafashe bakwita umutwe ku mabati ndabishaka pastor buriya ngewe nzi kuririmba nzi no gucuranga mfata kuri wa muryo wawe n'umubyana kare ubu ni nkaho ufata nkahita ngira gutya urumva nkakavuza ukawuvuza warangiza ukagira gutya ukamanuka ukagenda burya urakavuza urumva bariya abakristo bataye nibyo
noneho ni wa wundi ufite ituro yasize mu rugo pastor ngo uhaye inka undi ngo uhaye ihene ibintu byose bikaza Madamu Jama. Wewe. Mama yangu. Muraho mare. Muraoneza. Sasa. Hivi ndio kufika sasa hivi. Ni kuigera ngaha. Dora maguru nayo. Unafika sasa hivi. Mama yangu. Ushakuwa mzuri kweli. Wabaye mwiza. Mwabaye kicyano waruri. Uramuze ngo inahangaha ngo niho habiryo honyene. Umva naho narindi nararyaga. Utiye neza, mabuno yarazamutse. Akasura. Uratangiye. Ni wasa muzungu. Iki? Wewe nk'umuzungu wa Kiamungu. Nibyo? Noneho ndyama nambona. Alafu ni ukigera hano. Sasa nje unafika. Maguru nayo. Twende ku nyumba sasa nimpatie kila kitu. Tugende mu rugo mutekeni nkoko, samaki, mureti. Ndabyumva imireti n'amasamaki ariko nawe uratwenza. Ugira urwenya. Tuni uzimane ndugwangu. Ubu ndeke kujya kwirebera ndyama njya kugusura. Kajya kwirebera ndyama wanjye. Ndyama, ndikubwira amakuru muri quartier. Ahubwo kagiye. Reba abantu barabuze mama Erike. Wewe ngoja useme hivyo. Wari uziko Kazungu afashe umwana ku ngufu. Hacha Mungu. Kazungu uri ku butike. Mari. Uvuze ngo iki? Kazungu. Kazungu yafashe umwana wanjye wuhe? Tugende mu rugo mbikubwire neza. Hapana mu barabara. Twende kunyumba kwangu kae kwanza wicare gatoya. Muzimane ngo ndakubwira byo. Usijare. Ahubwo reka nkubwire. Banza umbwire iyo ndirimbo niba ifite fatikable. Ifite fatikability. Undi twaba pasiteri ibintu byacu buriya bihora ari ibintu byiza. Yakarimbo caka gafatika kabyinitse keza kurya abakristo bazakumva rwose bakajya bakajya kwita umutwe ku mabati. Mbwira guca amafaranga. Ba nundi akaririmbo caka kanguhe melody uzabishira mu ijwi ryawe no mu murya. Urumva? Tuzagenda gute tuzagenda twiruka nitugera mu ijoro nawe uzambi. Oya none guswe ahubwo twabigena tuzagenda gute tuzagenda oya tuzambikwa amababa nitugera mu ijoro nawe uzambi. Ubwo rero ushobora kubyina urumva nibyo nshaka. Utazashiramo byane byo mu kabari. Oya urumva mu rusengero tugenda urumva iyo ufite gitari uri mu guca muruno ukagera nyine ngira gutyo kugira ngo mbese barakora ntabwo njyamo n'ababyina turabikora cyane gutyo kibi no gusunda ibyo twaba no gusunda oya nzasunda kwa tuvanze kuyo ndirimo ifite fatikability no inafatikable nzi guhimba bitatu nzabiguha bitatu sari ikibazo ugize gutya se indirimbo ifite injyana nk'ingiyi abakozi y'Imana turarekura 30 ako si koko ibyo ni ibiki kandi 30 yose none se kankubaze 30 usiko nangunda wahingaga imisozi yagahinga imisozi 6 ayo ni amateka ibyo giye mu mateka nta nubwo nzi ko ibyo byabaye nge ndi imbere yawe hano none sikamaze nkubwire nindamuka ngeze hariya nkaririmbira abakristo uziko n'abandi bataye bazagaruka ne wa undi wasize amaturo mu rugo ahita avuga ngo haye inka ngo haye ihene ega ni impano nzanzamura impano yawe abakristo bakumenye unabone n'amafaranga cy'amafaranga make kankwereke rero urakura ahubwo bwawe wa mugani sibyo ubundi bukubita byiza bitanu bihawe umugisha bitanu bihawe umugisha bivuye mu rusengero. Wallahi nge sinakurobwa n'ubwa nge nkurobwa n'ubwanjye ntago nabukuraho ibyo nshaka yu okay kankwerekere rero witeka mane kugira ngo bibe byiza urumva ubwango bwihorere uzaze gucuranga ukorera Imana kuri umugisha ume 15 yari 30 ume 15 noneho reka tworoshye ibibazo uko ndagukeneye nako nanjye urankeneye kugira ngo ngusabire umugisha ngusengere kugira amahoro reka nguhe ariko umuntu asabira undi umugisha gute gito umukozi w'Imana rega narasizwe buriya yo bavubona ibintu byose mbwira ibyo umbwira nzaze kwicurangira noneho reka nza gukubita ibihumbi byiza 7 bihawe umugisha nyine bivuye mu rusengero shiraho 1000 ayo ndayemeye 8,000 nzaza ngucurangire abakristo umva
witoza ibihumbi 8 urabyemeye tugende mu nk'ibintu uri kumbwira ngo ngende mu rugo twende nyumbani sinokupa nisi unaogopa sasa none sasa aujizi ngine habari sasa wao njo none wamugabo njyamanze njyama namukuyemo ikabutura mu muhanda mwambika ubusa yamana usagenda leta ku muhanda abantu bose barana ku karubanda rwose sasa ngufanye wowe warifashe ukurimo umugabo wanjye imyenda salikuwa na deni yangu agenda yiruka hano ku karubanda salikuwa na deni yangu 30,000 nguki narafite deni y'amafaranga 1000 mari unanogopesha waratinyutse unyamburira umugabo busa agenda yiruka mu muhanda salikuwa na deni yangu umugabo wanjye mwambika ubusa sasa byawe cucu atinyuka wowe warwaje unyamburira ubusa umugabo agasuzuguro kabwo muri quartier nimekananishe sinyifite se ndi kubibona ndore hano ndayifite Rusaro